as nearly 1 million customers across the state are still without power. Abanye natwe ubwo twari turi mu butayu banje kubasuhuza amahoro ya Nyagasani uteka Imana akomeze kubana namwe. Muri iyi minsi ngira ngo twagiye dusoma ibitabo bigiye bitandukanye ko igihe cy'ibihe bya nyuma cyangwa se mu bihe bya nyuma ibintu bizahinduka, abantu bagahura n'ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngira ngo biri kugenda bidusohoreraho. Ahangaha muri kureba ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Florida, niho habonetse sanganya no kuvuga ngo iri sanganya no kuvuga ngo abantu barapfuye, abantu bari kugenda bahura n'ibibazo, abantu barahunga bava mu byabo. Muri iyi si iyo umuntu afite ubutunzi, afite byinshi, aba yumva akomeye, ariko iyo haje ibibazo umuntu ahita asobanukirwa ko igikomeye ari ubuzima. Niyo mpamvu rero muri leta ya Florida abantu bari gukomeza guhunga ari benshi, batitaye ku byo basize inyuma: amazu meza, amamodoka meza, imyenda myiza bari bafite muri garderobe, amafaranga bari bafite mu mabanke. Nuvuga ngo ibyo ntago babyitayeho. Ngira ngo mu minsi yashize twagiye ku Kivu, habereye impanuka y'ubwato, mwabonye video, urwego ruhambaye ku buryo umuntu wese yese atekereza inshuro zirenga 100 avuga ngo kumbe ni ukunguka isi iteye. Abari barimo bafite imbaraga, abafite ubudahangarwa, bari bakomeye, abari bafite amafaranga, abari bafite amatungo, amazu meza, imiryango ikomeye, amasambu menshi, amashyamba menshi, ibyo ngibyo byose barabisize, basigara barwana no koga kugira babone ubuzima. Harimo nabo bwacitse. Imana ibaheruko ridashirana. Ni isaha nkunda kubivuga, ngira ngo nimba ubyibuka warabonye iyo mpanuka yari iteye ubwoba, yari ibabaje ku rwego rwo hejuru. Ngira wandike rest in peace. Mikrofone z'Imvura TV ni ngewe PAC Sibomana Anatole Peace, nkunda kubana namwe ibiganiro bye bitandukanye. Gusa uyu munsi inkuru nzanye nayo ni y'agahinda. Gusa uyu munsi nubwo ngiye kubagezaho inkuru ibabaje, ariko harimo nanone reka tubane nawe duheraho. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo bita Nahandi ni umugabo uri muri leta ya Florida, akaba ari umwe mu bagabo ngo bahoze ari aba homeless, ari ba bantu barara ku mihanda, ba bantu badafite aho kuba. We rero yiyubakiye ubwato. Ngira ngo ino nkuru tugiye kuvuga n'ubundi irashingira kuri Bible cyangwa kuri Bibiliya, ibyo biri tubwira. Uyu nguyu Nahandi ni uvuga ngo ni umugabo wafata nka Nowa. We yubatse ubwato, amaze kubaka ubwato arangije akunda kuba yibereye muri aya mazi. Noneho we umwuzure waraje uzamura ubwato, arangije ubwato abushyira ku nkingi ahantu arabuzirika. Noneho kugeza n'ubwo abayobozi bo muri leta ya Florida bakomeje kugenda bamwinginga ngo nave mu mazi aze nawe ahunge mu bandi, arabyanga. We aravuga ngo ntabwo yava muri aya mazi, ngo ubwato bwe ntiyabusiga. Ati dore ko nahoze mba mu muhanda, ndamutse rero nsize buno bwato ngahungana n'abandi, shobora kugenda nagera aho abandi bahungiye, umwuzure wazarangira nagaruka nkasanga ubwato bwanjye nabwo bwaratwawe, bwaragiye, nkabura ubwato bwanjye. Ahitamo rero kuvuga ko we aguma muri ubu bwato. Ati umwuzure aho uzashirira nzaguma mu bwato bwanjye, umwuzure nuba namwishi uko wakuzura kose nzaguma mu bwato bwanjye, ubwato sinabuvamo. Umwuzure nuba mwishi ubwato bukagenda, nzajyana nabwo nyobora ubwato bwanjye mu gihe turi kumwe, ntago ubwato bwanjye bwabura, ariko nanone ntabwo nabusiga. Urabona ko yipfutse ibintu, yiyorosha ibintu byinshi cyane. Ngira ngo mu mazi urumva nyine haba hari imbeho nyinshi, imiyaga, yipfutse ibintu byinshi cyane ku rwego rwo kuba noneho abayobozi barakomeje kugenda bamutera inkunga, bamuhaye n'amafaranga yo kuba yagura n'ubwato burenze ubu ngubu, arabyanga. Mbese yamaze kubona inkunga nyinshi cyane ku rwego rwo kuba yabona n'ubwato burenze bukaze, ariko aravuga ati amafaranga murayampaye ariko sinasiga ubwato bwanjye. Yanga guterana ubwato bwe kugeza ubwo aka kanya we na n'isaha akiri muri uyu mwuzure yanze kuhava, dore ko ibyo kurya n'ibyo kunywa byose yashyize muri buno bwato. Na n'isaha abakomeza kumutera inkunga, urumva nyine bakoresha uko bashoboye kose inkunga zikamugeraho, ariko we yanze kuva muri aya mazi, agumamo aravuga ati ubwato bwanjye sinabuvamo. Rero aka kanya reka uyu we tumufate nka Nowa, tumufate nka Nowa, tureke kongera kumugarukaho. Ngira ngo Abanyarwanda, Abagande, Abarundi, Abatanzania, Abanyakenya, Afrika muri rusange, abantu baho cyangwa se abaturage baho bakunda guharanira kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo nanjye aka kanya ubabwira ibi ngibi
mba numva kujya muri Amerika ari byiza, ari igitangaza. Rero abantu bakunda gufata Amerika nk'ijuru rito, nk'ahataba ibibazo, nk'ahataba ibyago, nk'abantu badapfa. Ngira ngo umunyarwenya cyangwa se umuntu ukunda ghostingwa ku macana agiye atandukanye bita Yakamwana bigarutseho avuga ko muri Amerika ngo n'abantu bapfa. Bari bamubwiye ati se kutajya muri Amerika ko mu nkambi bayagiye kujyana ukabyanga. Abati muri Amerika naho barapfa, ntabwo kujya ari igisubizo, ntabwo kujya muri Amerika si mu ijuru nabangiye. Rero hariya yavuze ukuri kwishi cyane. Aka kanya aho ngaho dukunda turi benshi, aho ngaho twashakaga turi benshi, aho ngaho twumva ko ari mu ijuru naho haba ibyago. Ngira ngo muri kureba uyu mwuzure watumye abantu bose bahunga, abantu barahunga ku rwego rwo hejuru, barahunga biteye ubwoba. Ngira ngo nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ni umwe mu bantu bafashe ingendo zabo barazihagarika. Nawe nk'umukuru w'ibyo bihugu byombi yafashe ingendo yaragiye kujyamo arazihagarika. Ngira ngo yaragiye kujya muri mu Budage, agiye kujya no muri Angola. Izo ngendo zose yari yaziteguye agiye kujyayo, arangije arazihagarika kubera iki kiza gitunguranye cyahise muhagarikira ingendo, dore ko mu minsi yashize nawe yaravuye hano n'ubundi. Ngira ngo mwabonye inkuru twabagejejeho ubwo haje umuyaga mwinshi cyane, umuyaga urahuha biteye ubwoba, amapoto aragwa, amazi aragwa ku bantu, imodoka ziragenda zigwa zirenga imihanda. Ni ukuvuga ngo habaye ikiza cy'umuyaga uteye ubwoba ku rwego ruhambaye. Iki gihe Joe Biden yaje kujyayo, amaze kuhagera aragenda yihanganisha imiryango y'ababuze ababo, yihanganisha abantu babuze ibyabo, yihanganisha abantu muri rusange. Ibyo ari byo byose byabagezeho arabihanganisha. Ariko hadaciyeho n'iminsi, nta icyumweru kirenzeho, ibwo nyakubahwa Joe Biden yaje gufata umwanya aravuga ngo ngiye kujya muri Angola, agiye kujya mu Budage, ariho yarafite uruzinduko rwo kujya. Ariko birangira atagiyeyo, ahita yumva inkuru mbi nanone ibabaje, avuga ko bamubwira ko umwuzure warenze abantu bapfuye, amazu yarengewe. Ngira ngo ahangaha muri kureba abari kuhatembera cyangwa se abo turi kureka video, ukuvuga ngo leta ya Florida ahangaha haruzuye ku rwego ruhambaye. Amazi ararengarenga amazu, amazi ararengarenga amapoto y'amashanyarazi arabura. Dore bivuga ko ingo zigeze kuri miliyoni 4 zabuze umuriro uracika, ibaze miliyoni 4, umuriro urashira, urabura, umuriro urarangira, barawubura burundu. Muri minsi twimika imbere iterambere, ariko twirengagiza ko nanone dupanga ibihe n'Imana yarapanze ibyayo. Ibyo dupanga bitandukanye n'iby'Imana ipanga. Niyo mpamvu rero mbere na mbere tuba tugomba gushyira Imana imbere. Gukorera Imana, korera umugisha. Nanjye ume subscribe, mba warayikoze umugisha warawukoreye, nizere ko wakugezeho nimba utaranakugeraho. Hari byinshi uri kugenda ubona kandi Imana izaguhemba. Iyo ukoze subscribe buriya intera imbaraga zo kujya dukumbura nkareba amakuru nkayabagezaho gatanu. Kandi rero no kuvuga ngo hano muri leta ya Florida hatuye abageze kuri miliyoni 10, bose basabwa guhunga. Aho iteganyagihe ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko aha hantu hagiye kurengerwa, hakaba amazi menshi. Noneho basaba abaturage ko bahunga, basabye abaturage guhunga. Ariko umwuzure watangiye kubaho, urabona mu mihanda haruzuye kubera amboteyaje, abantu batangiye guhunga. Ahangaha muri amboteyaje niyo mpamvu iri jambo iyo rivuga ashize amanga kandi nkomeye. Ubundi twese twisanze kuri iyi si, nta n'umwuzi ukuntu yahaje, ariko hari imbaraga isumba izindi tubona, itandukanye n'imbaraga z'amafaranga, n'imbaraga z'amanyenyeri, imbaraga z'ibyubahiro, imbaraga zirenze za zindi nyine ubona. Niyo mpamvu izi mbaraga zigaragaje, unahita abona ko hari imbaraga isumba izindi. Niyo Mana abantu bavuga. Mujye mwihangana mu byumve nkaho ndi kubigisha cyangwa se turi gufatanya kumva ijambo ry'Imana. Byageze no guhinduka. Nimba wumva ibiganiro ngenda nkora ntibigoye guhinduka, my friend, ufite ikibazo gikomeye cyane. Rero imbaraga isumba izindi yigaragarisha hano hantu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'ibyo bihugu byombi yatangaje ko abantu bagomba kugira gute guhunga. Iteganyagihe ritangaza ko abantu bagomba kugira gute guhunga. Bahungaga iki? Umwuzure. Ni ukuvuga ngo hano muri leta ya Florida imirabyo yarakubise myinshi cyane, inkuba zirakubita. Noneho
imvura iragwa, imiyaga myinshi, urwego rwo kuba abafite amamodoka meza, abafite amazu meza, abafite amafaranga mu mabanki, abantu bafite amazahabu batsimbye mu butaka ararengerwa, byose birarengerwa. Twagiye twumva muri Bibiliya cyangwa se abakozi b'Imana batwigisha cyangwa se mu nyigisho zigiye zitandukanye batubwira umwuzure wo ku bwa Nowa, kumva ntibibaho. No yewe bamwe bakanibaza ngo ni gute ubundi Imana yemeye ko abantu barengerwa n'umwuzure, ariko tugenda tubona ibimenyetso, abantu bakagwa mu mazi. Mwabonye ubwato bwagize gutya burarohama, n'isaha hari abantu bakiri mu mazi, hari bakurwa mu mazi. Ni ukuvuga rero ko twisanze mu isi, uko tuva mu isi, ko tuba mu isi, ko tuzayivaho, aho tuzajya, aho twahoze, byose ni umugambi w'Imana, nta muntu n'umwe ubizi. Rero ahangaha ngira ngo abarenga miliyoni 10 basabwe guhunga bakava mu byabo. Uyu Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we baramufashe bamujyana mu ndege, nk'umukuru w'ibihugu ajya kureba agahinda be bagize, ajya muri kajugujugu, aragenda hano hejuru ya leta ya Florida, arazenguruka ahantu hose areba umwuzure. Imagine ibitekerezo nawe yari afite, ati ndi umuyobozi ndakomeye ariko hari imbaraga isumba izindi. Yaragiye arazenguruka hejuru y'amazi areba ukuntu, ngira ngo abari kuhareba hameze nk'aho ari ikiyaga, hahindutse nko mu nyanja, ahari hatuye abantu, ahari hari ibintu, ahari hari amatungo, ahari hari byinshi cyane, ubuhinzi bw'abantu, amajaride yabo bitereye, amazu meza bisigiye amarange, ibintu byose bari bifitiye yamaze kurengerwa. Noneho bivugwa ko abarenga 27 bamaze gupfa, abarenga 27 bamaze gupfa bishwe n'uyu mwuzure. Nongere mvuge ngo rest in peace, Imana ibahere uko ridashira, ibahe byama mu gituza cyayo, icaze ku bibero byayo. Ngira ngo abantu 27 bari bafite imishinga, bari bafite ibikorwa byabo, bari bafite ibyo bagezeho, ariko ibyo byose bayipfa busa, mwuzure babitwara. Ngira ngo Imana yaremye ikirere, ntabwo ikirere kiba gikunda kuzana ibiza ngo bizira ahantu hamwe. Ntabwo ari muri Florida gusa, ngira ngo hari n'izindi leta byegeranye nyinshi zakomeje kugenda zihura na bino bibazo. Urugero nko muri Mexico, naho ni igihugu cyaje kuba cyahura n'ibibazo, dore ko abageze ku bihumbi 13 umuriro bamaze kuwubura, abuze umuriro. Ubona abantu dukoresha amatelefoni, amateleviziyo, ibintu byose dukoresha byose muri iyi minsi, amafirigo byose, imiti, kira kitu cyote tubikoresha twifashishije umuriro. No kuba rero abageze ku bihumbi 13 bamaze kubura umuriro, ndetse abageze ku 8 barapfa, 8 barapfa. Noneho aka kanya muri leta ya Mexico, muri Mexico nago hapfuye abantu 8. Biravuga ko hari n'abandi bashaka kuba bapfuye kubera ko bitari byamenyekana neza, ariko abagaragaye bamaze gupfa ni abantu 8. Imana ibahere uko ridashira, bakire mu bayo. Noneho amashuri yamaze gufunga, amashuri hafi ya yose yamaze gufunga kubera uyu mwuzure. Si n'amashuri gusa, ibaze ko n'ibibuga by'indege byamaze gufungwa. Indege ubu ntabwo watega indege kubera uyu mwuzure. Binavugwa ko imihanda hafi ya yose myinshi yaje kuba yafunga. Ubu ngubu nta rujya n'uruza, ntabwo abantu bari kugenderana kubera umwuzure. Rimwe rero nakomeje kubabwira ngo abantu turapanga, n'Imana igapanga. Gusa nijoro hari Imana, tujye twiga kubaho mu buryo Imana ishaka, kubera ko iyi si turimo ishirana no kwifuza kwayo. Inkuru nk'izi ngizi iyo nzibonye, abantu benshi cyane dukunda kumva ko muri Amerika nyine ari ahantu h'ingenzi. Biragoye gusa Imana yonyine niyo bizi, ariko bamugani wa yaka ntaho badapfa.
ngira ngo ntabwo ari muri Florida no muri Mexico gusa, ngira ngo no muri Cuba naho uyu mwuzure warahageze. Imiyaga iba myinshi, bizamo imirabyo myinshi, imvura iragwa nyinshi. Gusa ikigo gishinzwe guteganya mu by'ikirere baje kuba batangaza ko abantu bagomba kwitegura, dore ko na Biden nawe yabivuze bati impamvu abantu batapfa ari benshi kandi abantu barokotse ari benshi nuko ibi biza bitadutunguye, byabaye twaramaze kubyitegura. Rero ni nabyo byaje kubana muri Cuba. Ngira ngo ni mu mujyi umwe naho aho haje kuboneka umwuzure mwinshi cyane n'imiyaga myinshi, ariko bidakabije cyane ku buryo abaturage bo bati nta cyabaye, nta wapfuye, nta n'abahunze, nta n'ababuze, nta n'ibikorwa remezo byinshi byangiritse. Ariko nabo ikigo gishinzwe guteganya bakomeje kubabwira ko bagomba kwitegura, kubera ko igihe amazi yaba menshi, imiraba yaba myinshi, mu gihe imirabyo yaba myinshi mu gihe inkuba zaba nyinshi, imvura ikagwa ari nyinshi, bagomba kwitegura kuba bahunga. Rero no kuvuga ngo isi yose muri rusange irugarijwe, ntabwo tujya tuvuga ngo Afurika ngo niyo ifite ibibazo, ariko ntabwo ariyo gusa, ku isi hose nta hantu hataba ibibazo. Gusa ikintu gitangaje ni ukuntu ibi bintu byose bikomeza kugenda bitubaho, ariko ugasanga amahoro dufite cyangwa se umutekano tuba dufite ugatuma twirara tukumva nyine turarenzwe. Rimwe na rimwe n'ibintu byo kwizera Imana tukabivamo, kandi dufite ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko Uwiteka wenyine ari we Mana. Dufite ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko hari izindi mbaraga zakoze ibyo tubonesha amaso ariko tutabonye bikorwa. Aka kanya umuntu ashobora gukora indege ukabibona, umuntu ashobora kwikorera amato ukayabona, aka kanya umuntu ashobora kwiyubakira inzu y'igitangaza ukayibona, aka kanya umuntu ashobora kubaka ibikorwa remezo birenze ukabibona, aka kanya umuntu ashobora kubakora buri kimwe cyose ukakibonesha amaso yawe. Ariko hari ibintu tubona birenze ubwenge bw'abantu bwa muntu kandi bitakorwa n'umuntu, ubona waje ubisanga. Rero no kuvuga ngo hari imbaraga uko biri kose iba iri inyuma y'ibyo bimera, iba iri inyuma y'ubuzima tuba dufite, imbaraga iri inyuma y'ikirere. Ngira ngo hano hari inganda nyinshi zarengewe, hari ibikorwa byinshi byarengewe, abana b'abantu bikoreye bumva ari ibitangaza birarengerwa, ya munsi y'amazi bo bakajya barebera hejuru y'amazi bakabona nta kintu cyo gukora bafite. Rero ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana yonyine iyo yo kwizera kandi yo gushimwa, nayo yonyine yo kwiringira, kuko ibyo twiringira byose arigiye bidutenguha. Urabona nk'uyu mugabo wifatiye ubwato akavuga ngo akabati njyewe Macban ntabwo nava muri buno bwato, ndabugumamo, aho buzajya nzajyaho. Ariko nta kantu wabona kari toto, ariko ukabona ko gatekerejeho kurusha ibindi bikorwa by'abantu benshi bakoze. Kubaka etaje itazava aho ngaho naho izajya, amazi akaza akayirengera. Uyu musaza we akikorera ubwato uciriritse, akabata ubu bwato nzabugumamo, umwuzure ukaza ukarenga ya etaje, noneho we akagenda hejuru ya etaje. No kuvuga ngo rero ibyo nabyo ubwabyo bijye biduha isomo. Kuri mikrofone z'Imvura TV njye PAC Sibomana Anatole PC, reka twifatanye twihanganishe Abanyamerika ndetse abantu babuze ababo, imiryango yabuze abo tuyihanganishe, ndetse ababuze ubuzima bagapfira muri uyu mwuzure. Imana ibahe iruhuko ridashira kandi aheza ni mu ijuru. Imana ikomeze gukomeza imitima yacu ndetse n'imitima yabo muri rusange. Gusa ikizima nuko bambibasaba bagombye kugendera mu murongo muzima, ko inzira tugana nimwe kandi inzira y'ukuri niyo imwe. Z'ibinyoma zo ziba nyinshi, ariko inzira y'ukuri iyo wayiganye n'ibibi niyo bije ntabwo bigukanga, bapfuka genda ariko ugakomeza ubuzima. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Reka mbashimire, ibiganiro byacu nakagaruka. Ubu ngubu ndi kugenda nshaka gufata umurongo wo kujya nkora ibiganiro nk'ibi birimo n'ibintu by'inyigisho by'iyobokamana. Gusa mujye musengera kugira ngo turebe ko Imana yatwagura ikaduteza intambwe. Kora subscribe nawe iba ariyo ntambwe yawe ukora kugira ngo uduteze intambwe nawe yawe irimo dukomeze iki kigo cyacu cyangwa se ikapani yacu MVR TV komeze kwaguka. Imana y'amahoro ibane. Sinibuka kugushimira muri byose tumbabarira, intege nke z'umwana w'umuntu. TV y'umugisha.